nibwo bari basinyishijwe rero nka bamwe mu banyamuryango nyine bihariye batandukanye n'abandi bagera ku gihumbi bafasha, dore ko ari abahanzi bagera kuri 4 niba ntibeshye neza cyangwa 5 babashije gusinyisha muri Shezu Foundation mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko hakaba rero harimo nyine n'uyu nguyu Iranzi. Gusa ku uyu munsi rero ndetse n'itariki ibyo byamaze guseswa ndetse nyine amasezerano bagiranye amaze guseswa, aho uyu Iranzi yakuwe muri Shezu Foundation. Ni mu gihe uyu Iranzi yari amaze igihe gito cyane kigera ku kwezi cyangwa se mu byumweru bitatu ashyize hanze rero indirimbo ye yari imaze gukundwa n'abatari bake. Ni indirimbo ya audio yise Basale, akaba rero ari indirimbo ikomeje kuvugisha benshi hano ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nubwo yasohoye rero iyo ndirimbo ntago ari cyo nyirizina cyateye kuba yavanwa muri iri tsinda, dore ko mu itangazo ryemewe iyi Shezu Foundation yashyize hanze yavuze ko yafashe icyemezo kigoye, by'umwihariko nyine n'icyemezo cyo gutandukana na Iranzi, wari umuraperi ndetse n'umubyinnyi wakoranaga nayo guhera ubu nyine 2026 bakaba nyine bamaze kubisesa. Mu itangazo rero risezerera nyine uyu Iranzi bavuze ko iyi fondasiyo yakoze igishoboka cyose kugira ngo yongere mugarure mu nzira, ariko byose byakomeje kwanga. Kandi iyi fondasiyo yakoze nyine igishoboka cyose kugira ngo bamushyire mu murongo mwiza, ndetse banakomeza bavuga ko igihe bakuranye nawe nyine muri iyi fondasiyo bavuga ko mbere ya muzika ndetse n'imbyino cyangwa se nyine ibintu byose tubona baba barimo bakora, haba ibirori ndetse n'ibindi byose, bashyira imbere ikintu cyitwa uburezi, imyitwarire myiza ndetse n'ubunyangamugayo. Bivuze ko ibi batigeze babimenya rero cyangwa babibona kuri uyu Iranzi. Kuva ubu rero fondasiyo ntizongera kumuhagarira cyangwa ngo ibishinzwe ibikorwa cyangwa ibitekerezo bye nyine mu buryo bwari busanzwe, ndetse banasoje banamwifuriza ibyiza mu buzima bwe ndetse no gukomeza urugendo rwe no gutera imbere, nicyo kintu bamwifurije. Uyu Iranzi asezerewe rero muri iyi Shezu Foundation, ariko yari afite ikintu twakwita nka rebranga cyangwa se audio ye y'indirimbo yari imaze gukundwa yise Basale, akaba ari indirimbo iri kugenda yigarurwa n'abakoresha imbuga hano by'umwihariko nyine cyangwa bakora challenge zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko ari indirimbo yishimiye mu buryo budasanzwe.